Richard. Richard, mommy. Tanasha. Karam. Richard, tumenze nijoro sinda ndagutana turaryama twitaho sinagushimishije. Ninde yakubwiye ko nari nyine ngiye byishimo byanjye nawe? Richard, come on. Ndakugira ngo nshimire nagutanye wasinze mwitaho aho kugira ngo nshimire. Byitse uri kumbwira gutyo. Ushimire hejuru kuza mukandazaga muri aka kazu kawe natanye inzu yanjye n'umugore wawe urubugwa gikira cyane. Richard, come on. Richard, aho kugira ngo nshimire nagushimishije ngutana wasinze nkwitaho. Ibyo nigize bigusaba. Hari ubufasha navuga bwo kunana cyangwa kukwita. Nakubwiye ko nabuze wanyitogewe. Nagucaringaga baby. Careful. Igize musaba giye kunyitaho. Tanasha, listen to me. Tanasha. Njya kubwiza ukuri. Ubu ngubu ubwa mbere bw'amugiye muri nawe. Apana guhura gutya gusa. Ahubwo twungiye guhuza amaso. Kuko ubu mwanya wawe wakoragamo ku kazi kanjye nakwirukanye. Umwanya umaze gushakira mu byo mukoze. Kandi ndakeka kumvisha yakoze. Richard, kuki uteye gutyo? Ibra rero impamvu nagutumye angahe wanjye ngo tuganire nuko ikibazo mfite bitanyoroheye kugira ngo mfashe. Siko mbona umeze nk'umuntu ufite ikibazo cyane. Cyagenze gute? Twahombye se muri company? Ikibazo mfite ntabwo cyoroshye. Nta bihuriye n'ibihombo byo muri company. Yaba ari no guhomba byibuze umuntu yakora uko ashoboye agashaka amafaranga akongera kako yazamuka. Ibi byo rwose birenze kwemera. Kumbona suri muri telefone ugaseka bimeze bose nta kibazo komeza umbwe nta kibazo. Ibra rero mu minsi yashize narutse kugira ngo tubazo na madamu wanjye. Ariko tubazo mu rugo umugore n'umugabo ni ibintu bisanzwe bibaho kongera bigakemuka ariko ubuzima bugakomeza. Twari n'utubazo tudakomeye ku buryo kudukemura byari kutugora. Ariko ngiye kwihangana kwanjye kwabaye gukeya. Njya ku kazi narakaye tutavuganye. Ngezeyo mfata umwanzuro ugayitse wo kwiyahuza amayoga. Yatumiza za muri biro ntagira kumva. Ariko ikibazo cyabayeho ntago ari uko nanyweye inzoga mu kazi cyangwa se atumije amayoga ahubwo Tanashaje kwinjira muri biro yanjye. Asanga ndi kunywa amayoga. Aricara. Aransuhuza. Sinzi ukuntu ibindi byaje kurangira. Sinzi ukuntu byagenze. Niba ari inzoga n'amaka, niba ari uburozi n'abaga ntabwo mbizi. Ikintu nabonye nuko nakangutse mu gitondo. Nakebukana rero umuntu byamanye nkasanga ni Tanasha iwe mu rugo. Ngo wowe na Tanasha kureba umwe? Ya, kurira ibintu turaryamana. Uko ngo sinzi ukuntu bizagenda rwose. Usukura madamu uzamukira. Amugabo wenyine impamvu nagutumye kujya tuganira. Mu by'ukuri Suzanne urabizi ndamukunda. Ndabizi. Sinifuza kumuhomba rero. Rwose mfashe Josiane usubirane. Ntuzi kumuhomba. N'ubundi uriya mudamu ntarakwiye umugabo ufite umutima nk'uwawe. Wigira inyangamugayo kandi ari indyarya gusa. Sinzi ukuntu nzabigenza kuko madamu wanjye nabimenya azanyica.
telefone zawe nazo ntabwo zituma tuvuga. Nijoro umuhamagaye. Inde? Josiane. Adamu? Mwita? Adamu wanjye? Mwita mushyira udusipika twumva. Alo? Hello, biteye Ibra. Ni byiza amakuru Josiane. Ntabwo ari neza cyane. Ahubwo nifuza ko ejo twabonana. Yego twabonana nta kibazo. Urakoze. Noneho ejo wazansanga mu rugo kandi Richard ntamenye ko wahageze. Nta kibazo Josiane. Ntabwo abimenye. Wabyumvisha. Ntakeneye no kumenya yuko mwabonanye. Ariko kuri impamvu guhamagaye rero nuko kwizera. Sibyo? Kandi nawe bizo inshuti yanjye. Ibra. Ubu tuvugana imbere na vano mu rugo. Bigize umubona? Ndi kwirirwa ha mu rugo wakagenda. Rero Ibra ndakwinginze. Impamvu guhamagaye ibyo byose nuko kwizeye. Inshuti. Sibyo? Mbabarira. Ndakwinginze. Ushaka ni mubonana. Umunsi abiri imbabazi. Umunyingingire basi dusubirane. Mbabarira. Urabizi uzenda mukunda. Mbabarira. Boss. Urabizi uri umuvandimwe uri boss wanjye uri inshuti yanjye. Ndakora ikintu cyose gishoboka. Nashobora nkanjye nka Ibra. Josiane akugarukire kwe. Urabukoze cyane no kuri kw'Imana. Ibi bintu nubigeraho nzagushimira bivanye ku mutima. Nzabikora nk'ibyanjye boss humura kandi. Urakoze cyane. Ibra. Wakoze kwitabira ubutumire bwanjye. Jose. Nta kibazo pe. Siko mbona usa n'umuntu ubabaye. Ufite ikihe kibazo? Ibra. Reka nkubwire. Urabizi na mbere yuko mbana na Richard. Urabizi umwana inshuti wa muri wa hafi. None ndajya nkubaza. Ntari kimwe wabuze kuri Richard. Njye nakizi. Jose. Ndakeka nta kintu gishyashya nabanze kuri Richard. Ko muzi ni bisanzwe nta kintu gishyashya muzi. None se ubona atarahindutse? Umugabo wawe rero nta kintu yahindutse. Mbona wenda ushobora kuba aribwo uri kumumenya. Ariko Richard niko yari ameze, niko yitereye. Ibra, kamubwire. Naguhamagaye uri umuntu wanjye nizeye nta wundi nari kubona mbwira. Wambwiye ikintu wazi kuri Richard. Jose, bijya bigora kwizera abagore. Sinzi ko ibintu nakubwira bidashobora guhita bineranya na Richard umugabo wawe cyangwa akaba byanyirukanisha ku kazi. Sibyo? Rero ndumva sinzi kabisa. Oya, weho nta kibazo mbwira. Rwose ndabikwemereye ko uzabibanga hagati yawe. Ndabikwemereye rwose. Yango ejo bundi ntazabura akazi akanyirukana. Oya nta kibazo mbwira ndabikwijeje. Ese wabuze ko Richard afite abagore babiri? Ngo afite wowe afite n'undi mugore. Ntabwo bishoboka. Abagore babiri gute se ntabwo byumvikana gute se agira abagore. Oya, niyo mpamvu naga kukubwira bino bintu. Ubuse ko soze nta kintu utangiye kumenya ibintu ntacyo ndakubwira. None se ntabwo numva ukuntu Richard afite abagore babiri. Nibura nakabaye narabimenye na mbere nkaba mbizi. Ubu si uko naramukunze namwimariyemo ubuzima bwanjye narabumuhaye none reba nyituye kunzanira abandi bagore. Ubu koko nuko ngiye kuba ubuzima bwanjye bwose ndabuha. None ubu niba nyituye koko niko zubakwa sibyo? Birababaje ntabwo mbyumva neza na rero. Kuna wanyunyunyereza SMS. Wambwiye details zose. Se Ibra. Ntabwo nzicuza kuba nkwizera. Wicuza? Oya. Ntabwo wakwicuza. Si ubundi ko mbona utishimye. Kandi nakoze umuti. Ubu akaba uri kungurira. Ariko reba ukuntu umeze. Ibra. Nibaza. Ibi byose nabwiye umusore nakunze. Kandi n'ubu nyikunda. Kuba narafashwe ku ngufu.
nyamara atazizera hahise hanjye. Tana, ikintu cya mbere ni ukuri muzima, icyo cy'ingenzi. Tumara kwihorera nzaguha umunezero kandi ndabizi uzishima. Ibyo Richard afite abagore babiri, turanabayibyumvishe ari kuvugira kuri telefone bavuga ku by'umwana. Mfite ubwoba ko naba ndwaye sida. Richard afite abagore babiri? Ni ibiki? Ahubwo mbabajwe na Josiane, umugore ugiye kurura akiri mutoya. N'ubundi Richard murekera umugore, gusa ibya Richard ni birebire. Ahubwo nicyo gihe ngo batandukane. Ko Josiane urabona yagiye kureba ajye kuruhangana kuriya kweri? Ireba ariko umuntu ufata ku ngufu noneho afite n'abagore babiri. Ibyo kajya kureba uriya mugore. Kanjye kureba uriya mugore.